nk'umuntu wafunguye YouTube channel sinjye wayise, Imana ikampa izina, numvishije uko Imana yarishyize muri njye guhera mu mwaka wa 2022. Indirimbo ntangiye kugaragaza ubu niho natangiye kuzihimba. Rero nabonye ndimo nzihimba mbona zibaye nyinshi ziragwiriye, ngira igitekerezo ndavuga nti se izi ndirimbo nzaziha korari, nzaziririmba ku giti cyanjye, nsenga Imana nyiyoboza inzira. Imana imbwira ko izo ndirimbo maze kumva ibintu ari uko bimeze, ndavuga nti ngiye gukora YouTube channel nzajya nshyiraho izo ndirimbo zanjye zose, uko nzajya mbona ubushobozi zijye zinyuraho abantu b'impande zose bumva ubutumwa bwiza. Nyuma y'urugamba tunesheje, tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatse w'inyenye, aduhanagura amarira yose twarize. Muraho, Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Hashize iminsi mfunguye YouTube channel nyishyiraho indirimbo nziza ya audio. Rero nagira ngo mbabwire muri makeya ukuntu byaje, izina rya groupe yacu, mbanyuriremo muri makeya uko byagenze. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuko utwemereye uyu mwanya. Tugiye gutangira ikiganiro tuganira ku izina rya groupe Amabuye Mazima. Amabuye Mazima bivuga iki? Tubyigeho uko umwuka dushoboza. Ndakwinginze rero Mwami kugira ngo ubane nanjye muri aka kanya, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe aba ari ryo riganza. Njyewe mbure wowe uboneke kuko uri Imana ishoboye kandi nta kijya kikunanira. Urakoze kuko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Namaze kubibwira ko nitwa Byukusenge Marie Jose. Mu by'ukuri natangiye guhimba indirimbo kera ndi umwana mu myaka hagati ya 20 na 25, ariko ntabwo nabishyizemo imbaraga cyane. Ubu ngubu muri iki gihe nibwo nabishyizemo imbaraga guhera mu mwaka wa 2022. Indirimbo ntangiye kugaragaza ubu niho natangiye kuzihimba. Rero nabonye ndimo nzihimba mbona zibaye nyinshi ziragwiriye, ngira igitekerezo ndavuga nti se izi ndirimbo nzaziha korari, nzaziririmba ku giti cyanjye. Nkunda gusenga rero nkagisha Imana inama. Nsenga Imana nyiyoboza inzira. Imana imbwira ko izo ndirimbo ari izanjye ku giti cyanjye. Irananyemerera iti nuramuka ugiye no muri korari, nzajya nguhiza korari nawe nguhe izawe. Numva ko nyine Imana ishyigikiye. Maze kumva ibintu ari uko bimeze, ndavuga nti ngiye gukora YouTube channel nzajya nshyiraho izo ndirimbo zanjye zose, uko nzajya mbona ubushobozi zijye zinyuraho abantu b'impande zose bumva ubutumwa bwiza. Ariko nza gutekereza nicaye hamwe ndavuga nti se ko turi abantu batatu, ubwo abaririmbyi banjye ni abana b'abakobwa 2, ni abana banjye bakuru 2 bakurikirana. Umwe yitwa Nezerwa na Deje, niwe mukuru niwe mfura. Uwa kabiri yitwa Shima Faith, nanjye mama wabo nyine nge nabibwiye. Rero muri icyo gitekerezo cyanjye cyo gufungura YouTube channel naratekereje nti se iyi YouTube channel yanjye nzayita irihe zina? Nkajya ntekereza rimwe nkibaza nyitirire na Deje, ikindi gihe nkibaza nyitirire Faith, cyangwa fata amazina yose yacu nyakombine nyite gutyo. Mfite umwana muto cyane muri bose, nashatse no kuyimwitirira, yitwa Hope, ariko nabyo numva nta mwanzuro mbifatiye, ndabyihorera. Burya iyo utinze ku kintu ukibazaho
ukumva ibyo urimo utekereza ntibikunyuze ngo ubifateho umwanzuro, urabyihorera. Nanjye niko byangendekeye, narabyihoreye. Rimwe ndimo gusenga, nafashe ibihe byo gusengera ibindi byifuzo, ndimo nsengera ibindi byifuzo, numva ijwi ry'Imana riramanukiye ku bantu bemera ko Imana ivuga, rirambwiye ngo ntufite ikibazo cy'izina ryanyu muziyita? Ndagifite. Ijwi ry'Imana rirambwira ati izina ngiye kuriguha. Nibwo numvishije rero iryo jwi rimbwira ngo muzitwe gurupe amabuye mazima. Ubwo mba ndabyakiriye, nditekerezaho nyine nkimara kuryumva, numva ni izina ryiza, ariko numva sinarisobanukiwe cyane. Ntitangira amatsiko yo kuvuga ngo se ko nshimye izina ndibonye, uzambaza ati amabuye mazima gurupe bisobanura iki? Urumva ntiwakwitwa izina utabasha gusobanura. Noneho nifashisha abantu bamenyereye ibya Bibiliya. Ndumva icyo gihe naraganirije umugabo wanjye, ndamubaza nti muri Bibiliya ahantu handitse amabuye mazima ni hehe? Arahambwira. Ni muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Ndagenda ndahasoma, gerageza nk'umuntu wakijijwe kera gutekereza kuri iryo jambo. Numva ni izina ryiza rero, mpita numva nshimye Imana kubw'iryo zina amabuye mazima. Numva ni izina ryiza, urumva icyo Imana yavuze nta kintu wakongeraho, kandi urumva nanaribwiwe. Gusa iyo dusenga, Imana ibizi ibiri mu mitima yacu, ibizi ibyo twifuza, ibizi ibyo twibajijeho byatuyobeye. Rero urumva icyo gihe yaje kunsubiza icyo cyifuzo nari mfite, naraburiye igisubizo. Imana ishimwe cyane. Ni muri urwo rwego rero kino kiganiro, nk'umuntu wafunguye YouTube channel ikitwa Sinjye Wayise, Imana ikampa izina, numvishije naganiriza ku bankurikira kuri iri jambo ry'Imana ririmo rino zina cyitwa amabuye mazima. Ndumva rero nasoma iri jambo nkaribaganiriza muri makeya uko Imana yarishyize muri njye. Riri muri Petero wa mbere ibice 2 kuva ku murongo wa 3. Haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeye, ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ubwo nsoreje ku murongo wa 7. Ririya zina amabuye mazima ni hano turisanga muri Petero wa mbere ibice 2 guhera ku murongo wa 3 kageza ku wa 7. Reka turivugeho gatoya. Ubusanzwe ibuye rizima twahawe, hari abaririmbyi baririmbye ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu y'umwuka wera. Ndumva ibindi ntabizi, ariko ako karamfashije cyane, nanjye ndagafata. Urumva ni indirimbo ya kera, ariko ako kantu karamfashije, nanjye ntikajya kamvamo. Tube inzu y'umwuka wera. Rero iyo twiga ijambo ry'Imana tuzi ko
tujya twumva cyangwa twumva ko dufite ibuye rizima, ibuye rikomeza imfuruka, cyangwa se irindi buye nka fondasiyo yacu ari ryo Yesu Kristo. Yesu niwe buye rizima, niwe buye rizima twahawe, niwe buye rya mbere duheraho kugira ngo dukomere. Rero iyo tubatse kuri Yesu, Yesu Kristo ni urutare cyangwa se ibuye, ngo ni ibuye rizima rikomeza imfuruka. Yesu niwe mbere na mbere buye. Noneho twebwe tuza tumwubakaho nk'andi mabuye agomba kuba mazima. None rero nk'uko iri zina ryacu rimeze ngo amabuye mazima, dufite ibuye rikuru, ibuye fatiro, nakwita nka fondasiyo. Abubatsi, sindi umwubatsi ariko nanjye ndabizi ko bahera kuri fondasiyo y'amabuye akomeye manini, bagakora fondasiyo ikomeye bakayikomeza. Barangiza hari igihe iyo ushatse ukomerezaho ari amabuye ukomeje bitewe n'icyo wubaka. Ushobora kuba ari urukuta, ushobora kuba ari inzu cyangwa kurutire. Ariko iri jambo ry'Imana yatubwiye ngo nitwubakwe nk'amabuye mazima. Rero natwe nka gurupe nk'uko Imana yaduhaye rino zina amabuye mazima, ushobora kuba ibuye rizima, nawe ukaba ibuye rizima, n'undi akaba ibuye rizima. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twubakwe nk'amabuye mazima. Hari amabuye ufata, wenda ngenda yazi, hari aho tuvoma njya nyasanga, ukarifata gutyo ukarikanda rigapfunyuka, wareba ukabona ni ibuye rikomeye rya rindi riba ririmo utubara tw'umukara n'umweru ukuntu, ukagakanda ukabona karapfunyuka, naryo ni ibuye. Hari n'andi mabuye aba akomeye. Rero ikintu nababwira bene data, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo tube amabuye mazima, ngo twubakwe nk'amabuye mazima, tube inzu y'Umwuka Wera. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yesu ni urutare twubakaho, natwe tugende tumwubakeho, ariko natwe turi amabuye mazima akomeye. Ibyo biba bishatse kuvuga iki? Niba ukijijwe uhagurutse, Imana iguhaye agakiza, akenshi iyo Imana ikwihereye agakiza, uraza neza ugahita ushingira kuri Kristo rya buye rizima, ukaba ukomeye. Iyo wubatse kuri Kristo nta kiza ngo kikubite cyangwa kikunyeganyeze kiguture hasi, kuko uba wubatse ku rutare rukomeye, ari we buye rizima twahawe rikomeye kurusha ayandi. Ariko hari umuntu ukizwa adahagurutse bitewe na Kristo cyangwa bidatewe n'Imana, agakizwa ati kana kasengera hariya muri ADEPR, reka nanjye nje mukurikira tujyane gusenga, cyangwa se ni inshuti yanjye reka tujye twijyanira gusenga, cyangwa se ndi umusore ndumva nshaka umukobwa muri ADEPR cyangwa se mu rindi dini, reka nje njya gusengerayo nanjye mubone. Gutyo urumva uwo muntu naramuka atangiye urugendo rugana mu ijuru gutyo, agiye gusenga kubera ko afite undi muntu akurikiye, ntago azaba yubatse kuri rya buye rizima rya mbere twavuze Kristo. Bizamugora uwo nguwo, ikibazo cyangwa ikigeragezo ni cyiza, bizamwikubitaho agwe, kuko n'ubundi ntiyarahagaze. Ariko niba wahagurukijwe na Kristo, ugahagurutswa n'Imana ikaguha agakiza, ukagenda nta kindi ugendeyeho, ukajya mu rusengero nta kindi kintu ugendeyeho, ibibazo, ibigeragezo, ibikurwanya bizaza bikwikubiteho, bisanga ukomeye, ntabwo uzaba. Nshatse kuvuga gutyo kuko ngo nitwubakwe nk'amabuye mazima. Mbere na mbere banza wisuzume, wubatse kuri Kristo. Kristo arabanza muri wowe, wumva ari we fondasiyo yawe y'agakiza kawe. Ibyo urabyibaza, nanjye mbyibaze, wihe igisubizo. Ese ntiwagiye gusenga ukurikiye undi muntu cyangwa ikindi kintu? Wahagurutse ukurikiye agakiza, ukurikiye gusenga? Byaba byiza warahagurutse uhagurukijwe n'Imana, kuko icyo gihe uzaba wubatse kuri Kristo ari we rutare, kandi icyo gihe uzakomeza ukomere. Ariko niba wumva warahagurutse mu bundi buryo atari agakiza, byakugora gukomeza uru rugendo, ikizakwikubitaho kizakugusha. Rero niba warahagurutse nabi, subira inyuma wongere uhaguruke neza. Ariko niba warahagurutse neza, ni byiza, uri ibuye rizima. Uramfasha twitirane amabuye mazima. Mbifurije kuba amabuye mazima.
mbifurije kubaka kuri Yesu kuko niwe rutare twahawe shingiro kugira ngo dukomere mu by'uru rugendo. Ubwo muri make ndimo ndasobanura kuri rya zina rya gurupe yacu amabuye mazima. Niyo mpamvu rero narikunze. Navuze ntubwo Imana itwise amabuye mazima, ubu turi mazima nyine. Duharanire gukomeza kuba amabuye mazima. Tubwire n'abandi nabo baba amabuye mazima, abatari amabuye mazima baba amabuye mazima. Ariko twese uko turi amabuye mazima, tugende twubake ku ibuye fatiro ari ryo Yesu, we rutare rutanyeganyega. Ni ukuvuga ngo rero ryari ijambo ry'Imana rigendanye n'izina rya gurupe, dusobanura amabuye mazima. Wenda mbere yuko ndisoza, nubwo ndibenzanyemo irindi jambo ariko biraba byuzuzanye. Hari irindi jambo ndumva riri muri Matayo rivuga ku bantu babiri bubatse inzu. Umwe wa mbere yubatse inzu ku rutare, mbese yakoze fondasiyo ku rutare, ahantu hari amabuye akomeye cyangwa urutare murabyumva. Arayizamura arayubaka neza irarangira. Undi nawe akora umusingi niko babyita. We wa mbere yakoze umusingi ashyiramo amabuye, ashyiramo amabuye nyine neza, azamura inzu ifite fondasiyo ikomeye y'amabuye. Undi nawe acukura umusingi, niba yarawucukuye ubwo sinzi n'ibyashyizemo, ariko bavuga ko inzu ye nta fondasiyo yari ifite, ngo yubatse ku musenyi. Inzu zose hejuru zaragaragara ko zubatse, zikagaragara ko zubatse, ariko igihe cy'ibibazo kije, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, byose biraza byoroha kuri za nzu zose. Ya nzu yubatse ku rutare cyangwa se ifite fondasiyo byayikubiseho, ngo ariko ntiyigeze igwa, byaratambutse birigendera birayisiga. Ariko ngo inzu yubatse ku musenyi byaramanutse, imivu, imiyaga, byose biraza ngo byikubita kuri ya nzu, ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Ubwo nirinze kujya gusoma iryo jambo, ariko riri muri Matayo. Rero nari nshatse kubaha urwo rugero, nshaka kubumvisha ko imiyaga n'imiraba byo muri uru rugendo, ibibazo, ibigeragezo, ubukene, uburwayi n'ibindi bizakwikubitaho, kugwa kwawe kuzaba kunini, byaba bibabaje. Rero reba neza reba inzu yawe aho yubatse, reba aho wubakiye, ukora uko ushoboye, wubake kuri Kristo kuko niwe buye rizima twahawe, niwe rutare, kugira ngo ibidutembana bitazaza bikadutembana. Muri makeya mbifurije kuba amabuye mazima nk'uko izina rya gurupe riri. Mwubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu y'Umwuka Wera. Kandi rino jambo twasomye ntabwo nakomeje kurikurikirana uko ryagiye rigenda. Hari aho bavuga ngo Yesu ngo niwe buye rizima, ngo ariko abantu bararyanze ntibaryemera. Ni ikibazo rero kuba waba utemera Yesu nk'ibuye rizima, ngo ibuye abubatsi banze ngo niryo rikomeza imfuruka. None rero se niba abubatsi bararyanze kandi ari ryo rikomeza imfuruka, barubaka ibiki ko bitazaramba? Mureke twe kwanga rino buye rizima twahawe, ahubwo tugende turyubakweho nk'amabuye mazima, kugira ngo tube inzu y'Umwuka Wera kandi dukomeze urugendo dukomeye, duhura n'ibitugerageza tubinesha, dutambuka. Ndumva nasoza iki kiganiro. Muri makeya nari ndimo mbabwira kuri gurupe amabuye mazima. Turi gurupe y'abantu batatu, tuzajya turirimba indirimbo uko Imana izajya igenda idushoboza. Iriya ndirimbo nashyizeho mu minsi mike Imana nica inzira, tuzashyiraho na video yayo. Nituyirangiza dufate n'izindi gutyo gake gake, tugende dushyiraho audio n'amavideo. Rero mbifurije kuba amabuye mazima, kandi mbifurije kubaka kuri Yesu kuko niwe rutare twahawe. Reka nsoze iki kiganiro abasobanuriraga ku izina rya gurupe, mbihuza n'ijambo ry'Imana kugira ngo musobanukirwe kandi twige no ku ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nizere ko turi kumwe, muzajya mukomeza mukadukurikira. Amen. Reka dusenge Imana rero dusoza kubwira ijambo ry'Imana twize. Murakoze. Uwiteka Mana yacu,
turagushimiye kubwo kurinda kwawe, waraturinze iminsi yose itambutse, turacyari bazima, Mana turabigushimiye. Ndakwinginze rero Mwami kubwira ijambo twumvise, nasobanuraga izina rya gurupe Amabuye Mazima mbihuza n'ijambo ryawe. Abantu bumvishije buno butumwa ndabasengeye kugira ngo ubahe kumva kandi ubahe no kumvira. Reka abantu bawe baba amabuye mazima, bubake kuri Yesu kuko niwe rutare twahawe ngo twubakeho kugira ngo tubashe gukomera muri uru rugendo. Urakoze rero Mana kuko wumva gusenga kandi abumvishije ubu butumwa bubabera inkomezi muri uru rugendo, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.